cyane gafite imishyira hasi nari mbakumbuye yabyo see the hair uyu musatsi muri kuwubona murasesa uyu musatsi ntabwo ari muremure cyane ngo nari mfite ariko uyu musatsi urashimishije ku rwego mutakumva because uyu musatsi ugeze imyaka 2 ejo nibwo agize imyaka 2 tuwuteretse eso umusatsi narawogoshe 2022 mu kwezi kwa cyenda kwa karindwi kwa munani sinibuka neza ariko nuko nawogoshe maze kubwira abantu rero ko nogoshe n'abantu bake nabibwiye harimo abashyitsi banjye barambwira ngo bakwishyuye amafaranga angahe kugira ngo wogoshe bumvaga nyine ntakogoshe ngo wanjye narogoshe mama turashwana ariko nari mbizi ibyo ndimo hejuru ya depression umuntu aba afite ariko njye nashakaga to prove imisatsi yanjye kuko abantu benshi naramuzi iyo misatsi yawe kuko uvuga nturayogoshe oya uyimetishe iwanyu mu mugirende ibintu nk'ibyo ntabwo ifoto mbaha ya kera ahubwo reka nzi nogoshe noneho umujye muvuga mutarabona so niba kujya kureba ku kindi kiganiro no kukirango ujye hano akindi hano kandi uramusatsi n'umuranye 5 years n'umuranye 5 uyu nguyu imyaka 2 mutubaza no gira imyaka 5 uzakomeza gute I don't know ubu tuvanye umusatsi ndawishimiye so ntabwo ndi buvuge ku kintu cyo kumenya no gushaka ko nababwiye ariko turashira amafoto n'amavideo ukuntu nakase ukuntu wagiye ukura kugeza uyu munsi so ikibazo cya mbere kigiye gute ese Naomi umusatsi w'ubwoko bwose urawukora hindukwa none se Naomi umuntu amenya ubwoko bw'umusatsi we gute ntabwo wamenye reka mbikubwira ati hano hari abantu batureba kuri social media mukaza gukoresha nta makuru mufite tukabasobanurira muratangira mu gukoresha ariko bikaza kubananira nyuma because ntabwo muzi kwihangana umusatsi wa naturere ni nk'umukristo uri mu rugendo rw'ijuru ntabwo usigara ntabwo ugomba bisaba nyine kuwukunda bisaba kuwukunda no kuwitaho ntabwo usubira inyuma uraje umunsi umwe ukeneye imisatsi n'iyange birashoboka se turakubwira ngo rero ntugomba gusokoresha ngushiremo jeri ngushiremo ibyo muri salo bagufungira modeli muri kimwe utarasuka wowe uva hano ukajya gufungisha modeli ahandi imisatsi yawe bakayikora bagushiramo amasprize amajeri kazuvuga none ibintu bye nibikora ntabwo bikora kuri wowe ariko handi byarakoze ariko n'abanyarwanda ngomba kwiga ntabwo dusa ntabwo dutekereza kimwe ntabwo dufite ubwenge bumwe ntabwo dufite imisatsi imwe ntabwo tureshya sibyo rero ibyo bintu byose bituma niba mfite ubwoko bw'umusatsi bwa fobi nkashiramo vitamine aho kanya nshobora kutabona rezilita kurenza undi wakoze mukaba muri abantu babiri muzanye kwa Naomi ariko umwaka gutanga kubona rezilita ntabwo bivuze ko ibintu byacu bidakora bwo umusatsi wawe ni ubuhe bwoko ese wihangana gute basi amategeko n'amabwiriza arabikurikiye none nk'abantu bava ngaha bakaza bakabakorera bakamara nk'amezi 5 batagarutse sibyo noneho ukajya kubona akandikira Naomi ntabwo nari ndi mu Rwanda wambaye randevu kandi narakubona gatwara wenda kuyenganiza ntabwo wari uri mu Rwanda narakubona ahubwo wakoze waragiye ukora ibintu byose ushaka gukora amamodeli yose ushyiramo na produit uragarutse ndagucanze uragarutse maze gukorera rimwe kabiri ndagupfuye ariko se Naomi ko imisatsi yanjye itari Naomi ntabwo ari Imana Naomi akora imisatsi ntabwo ndema ndagerageza
icyo nshaka kubabwira ni abo bantu nyine niba ukeneye imisatsi ntumpamagare wese ugatinda ngo urahita uba nkanjye mfite aho navuye maze 2 years nkase kugira ngo mpuruvinge ibi bintu noneho wowe uri gushaka kuza umunsi umwe ntitugire nk'iyanyu ntibishoboka. Ikindi dushobora kumara imyaka 2 duterekeye rimwe zo twatangiye rimwe ariko uburyo igiti cy'umusatsi wanjye gikura ntabwo ari kimwe n'icyawe ushobora kugira ureshya gutya wowe wamara n'imyaka 5 ntugufite muri wanjye. Ibyo ni ibintu ngomba kumva sibyo. Imisatsi barayitetesha ntabwo bafite uko bashaka nk'uko uzi skin care routine yawe ukavuga uti ngiye kuryamana mu maso nkashiraho amavuta y'ijoro iyo ngiye kuzuba nshiraho sunscreen izuba ritankubita nisiga amavuta mu maso aya ku ntoki nshirahaya ku birenge nshirahaya niko n'umusatsi umeze. Kuki wumva ko imisatsi yawe uri buyihereze Naomi yashiramo vitamine bikabarangiye nawe ukagenda ugafata uko ushaka? Ntabwo bishoboka. Ubwo abakiriya ndi kubwira abakiriya bari hano bari kumva bateze amatwi bari kumva. Ubwo rero namwe muri hano muri kundeba muzareba cyane kiganiro please dufashe. Niba Naomi agukoreye imisatsi ukanzanira umukiriya nawe nkamukorera bikagenda neza nukuri wumva ko n'abandi bizagenda neza ntabwo ari wowe cyose mushaka kuzana muri batatu wowe ntibikunde ako kanya kandi bigakunde ntabwo bivuze ngo wowe twagukoreye nabi ntabwo bibaho. Twagiye ni kubera iki dushiramo black seed abantu benshi ntabwo ariko n'abantu badakunda imisatsi y'umukara bavuga ko batayikunda ariko njyewe ndayikunda kubera ko nzi akamaro kayo. Nsome ibibazo by'aba bantu. Ushobora gusuka plante ngo ngashiramo vitamine. Plante niho ngo niba ari ya plante wogamo human hair bogamo ushaka kwishiramo vitamine hasi n'ibisuko butterfly teja birabisiko byose umuntu yoga atindana yogamo ushaka gushiramo vitamine sibyo. Ariko plante ikintu dupfa ni ukubera ukuntu basigaza imisatsi y'imbere cyangwa mu mpande ukagenda ukayirambura bagashiramo ibyuma icyo gihe ya plante irasaza umusatsi w'inyuma warakuze ariko w'imbere warapfuye kubera kuwuhoza mu byuma. Ese naye mavuta twashiramo umusatsi wo kugira ngo umusatsi worohe cyangwa ukure? Nawe bisobanuye too much. Nanga amavuta yanjye ngiye wakuze umusatsi. Amavuta yanjye ngira ibintu bitatu akora. Amavuta yanjye yoroshya umusatsi atuma ugira ireme ugashayininga right kandi uzane ibintu by'imvuvu no kwishima. Ariko nagakuze iki umusatsi ibikuze umusatsi ni biriya mbashiramo vitamine. Ntukaze umbwira ngo nkeneye ngo amavuta akuze umusatsi nzakwibore kuko ndabisobanuriye cyane. Nuko ngo aya mavuta ushobora kuyakoresha usutse cyangwa se uhambuye 3 mu cyumweru. Bagiye uretse ngo umuntu ngo ni ngombwa ngo ahita asuka imisatsi yiwe akimara gukoresha akimara gushiramo vitamine. Ni ngombwa kubera iki? Iyi mpamvu iyo njyewe nshyizemo vitamine nkunda kwita nsuka kubera ko ya vitamine ibigikora donc ibigikora niko kamaro kayo. Ntabwo tugishamo vitamine hano muri salon ngo birarangiye maze kogamo birarangiye oya ibigikora niyo mpamvu isutse ugahambura usanga umusatsi wakuze kubera nyine warusutse. Kandi gusuka ntabwo bivuze ngo usuke ibintu ngo bya danger ngo no bisuka ko umusatsi upfundikiye. Muri hangara ari mu rusaku turanye n'abaturanyi bari kubaka mu ntanga. Ni ukuvuga ngo nshobora gusuka njyewe nshobora gushiramo vitamine nkasuka ibisuko bishobora kumara amezi 4 kandi buri bisuko by'amezi 4 nshiramo vitamine buri byumweru 2. Ni ukuvuga ngo nimpambura mu mezi 4 nawe usuka buri kwezi nawe uzahurira ngeze nkurusha umusatsi kubera ko nshiramo buri byumweru 2 kandi muhansutse. Ariko wowe usokoza buri munsi ntabwo umusatsi wawe uzatanga resultat nk'izundi umuntu urusutse aho. Hari igihe umuntu afata time nyine yo gusuka no gusokoza
ariko natirere ntabwo basokoza buri kwezi kose mu gushira isoko wa ngomba kumenya ko muri abirabura n'imisatsi yanyu ari natirere sibyo none se ngo nibyara umuntu asokoza ni igihe wa musatsi wawe wagize ireme ni wari unanitse wagize ireme ufite ireme kabisa handi ushobora gufunga modeli murabizi ko dufunga modeli dukoresheje intoki ufunga modeli neza utiriwe na rimwe uhagurura isoko n'undi ukagwa ukaturyama ku mutwe ukabona ntabwo ari byo igihe rero umusatsi ufite imbaraga ushayininga ufite ireme uri umukara ushobora gusokozamo ibyumweru bibiri bigashira ariko uryama utsitse apana kuvuga ngo tugukorera rimwe kabiri ngo ushaka kwita isokoza oya discipline mu musatsi hanyuma ngo hano turi ku biciro by'abana n'abantu bakuru ngo niba bingana ibiciro birangana kubera ko tugiye gukora umusatsi natwe tugiye gukora umuntu birangana ikindi ngo ni kubera iki utanga randevu kuki ngo abantu bose tabareka nyine ngo bazi impamvu nanga randevu ni uko mbakunda nyine kubitaho mwenyine ataruva ngo ni mwenyine ahubwo keya yanjye nkayibaha nkamenya ko muri okay mumeze neza uko mfunguye umuryango nkavuga ngo bantu mwese murinjiye mwemerewe kwinjira ntabwo nabishobora ntungu murinjira nk'aba diaspora mama is so excited kubona nawe oh mommy it's you nanyonga yego uko kunije kugusekera nishimye hari abantu igihumbi ntabwo nase sibyo ntabwo wabana nishimye wahita ariko marasuzugura ntabwo atari kunyita ko abantu bose dukunda kera ariko mfata bake nyine nshoboye kumanaginga sibyo kubera iki iyo ushaka kuzana uyu munsi ku kazi ugasanga nta mukiriya dufite ariko ntabwo twagukorera kubera iki na vitamine yawe ihari ntabwo nzi umusatsi wawe ntabwo nzi ntakinzi birasaba ko ndeba imisatsi yawe hanyuma nkabona kugukorera traitement ukaza kuri randevu niyo mpamvu nanga randevu ntabwo ari ubusirimu cyane niyo mpamvu ariko kandi n'ubusirimu kubera ko mubasha kumbona nkavugana namwe nkasikana namwe mukishima abadiaspora cyane cyane ariko muje mugasanga ndi busy ndi ukuntu meze ntabwo mwabikunda ndabizi ikindi hari igihe dushiraho promosiyo z'abantu runaka hari abantu baba badafite ubushobozi I know badafite abantu bose ntabwo bafite ubushobozi bungana ariko ngerageza gutanga promosiyo ku bantu abantu nyine hari abantu buzi ko badafite ubushobozi kandi bakunda umusatsi abo bantu bashiraho promosiyo ariko kandi nimuze muri comment mumwe ngo nanjye n'ubushobozi mfite ndabazi umuntu udafite ubushobozi bumubona ariko kandi ukamuha promosiyo kugira ngo nawe akoreshe imisatsi ni ukuri nkunda kubona abantu basa neza that's why I look like this so anyway dusome ikibazo cya nyuma hari ikindi somo mumbaze ngo ni iki cyatumye unanuka mu nda ibyo nzabivuga muri iyi video ibijyanye n'uko ameze uku don't ask me ahangaha mbaze muri iyi video nzababwira sibyo nabyo ni urugendo my dear yewe ubamenya ko abana bagakora anyway rero kumbaza ibyanjye kamemureze hanyuma tugeze ku cya nyuma kivuga ku ba diaspora abantu nyine bashaka kugura abonema product unyereka imisatsi yawe ntabwo hereza ibiciro biba bitandukanye bitewe n'ubushobozi wowe ufite hanyuma ubwo bushobozi bwawe nibwo bukubwira ngo ndafata amadolari 200 cyangwa 100 cyangwa 50 bitewe n'ubushobozi ufite ushobora kubyohereza cyangwa se wowe ufite umuntu akabikohereza nta kibazo mubanguke tubahe product z'imisatsi abeg mubanguke so guys nk'izo magambo narimba kumbuye utwo tuntu twarangiye kuba ariko ndabashimira mwese kunkunda nyenda muhanda mukanya unabiye kose navuga yewe ndabona wese kiragukumbuye murankunda pe nenda bakunda so ikintu kigiye gukora ukubereka location abantu bose murayoboza kandi haragaragara tubereka ahantu dukorera
no ku kazi dufite n'imyenda muri kubibona amakanzu meza nk'aya nambaye n'umuntu ateye neza ntabwo yambara ibintu binini cyane right ya gahunda y'ibintu binini twabaye tuyibagiweho gato ugerageza kwambara akantu kari kuri kayo gake gake rero dufite n'amakomplete abantu banini abantu batoya mugasa neza mugahumura mukaberwa uzi ko iyo wiyitaho muri kubibona iyo wiyitaho n'umukire urabizi umenya agaciro k'ifaranga ashaka ubundi ukajya ukora cyane kugira ngo utazasa nabi niyo mpamvu uhita uba umukire sibyo sinari wumbuye so turashyiraho amavidewo y'ukuntu nogoshe tumaze kuyabona hanyuma murakoze cyane imana yo mu gica ndabakunda turebe imisatsi tugire gutya turebe tugire gutya turanasuka ibyo bisuko byose nababwiye turabisuka hano turasuka dukora make-up urumva mujye muza muduteze imbere sha see the hair ikumura muka tuzavuga ngo ni plante sha na contraceptive ntabwo bajya babura twari umuntu uri kundeba ngo mbabarira murasetsa mwambonye nta make-up mfite cameraman arasabwa kunyesha kumva bakaza kuvuga ngo ndasa nabi kandi nta make-up mukanya murareba ahantu cameraman ibintu mvuze ntuzabikate nabishaka